ranga rya pere sibye n'amatike ubu n'amatike yatangiye uzahana nzishimira nibagera ku bantu bagiye bagura bari abakinyi b'ibipapuro none ko bakarenzi bawe bazazamo umva mubwire bose hariya man aperi niyo kipe ipfunyikirwa ikagura ngo umukinyi miliyoni 200 umukinyi ngagaba miliyoni 30 izindi zikabajyamo buriya Kemini ntabwo muzi umujinya urishorongi no amafaranga baherutse guhereza uriya mutoza bivugwa ko yaguzwe n'abo bantu muri kuvuga mwana mwari abantu bakabanza bakabacakira Godfather reka nkugira inama uyu munsi ni mugoroba hari abandi bantu bari buze guta mwaretse tukamena imikera abo bantu bahunze ko babakubaza we ariko se mwaturitse barahunga u Rwanda bo baruhunga wowe wibwira yuko amakuru ufite n'abandi baba yafite ndi kukubaza muretse gato mwanze kuvuga kugira ngo badahunga ubu mu Rwanda waruhunga umva Godfather APR yerutse kwishyura amafaranga umutoza bari kuzamwishyura imyaka 3 bayamwishyura ku munsi umwe uwo mutoza bavuga we na staff uwo mutoza ayo mafaranga bamuhaye yari kuzamwishyurwa mu myaka 3 hafi ikabakaba ayo mafaranga ntabwo bigeze urabeshya aho ngaho ntabwo ari byo ntabwo urukaka waritse umuntu akavuga ugavuza gufata umwanya wawe najya ngo ayo mafaranga y'ibyo bintu byose n'ibyo ngibyo eto uyu mutipe uraza avuze uruvuga ngo ayo mafaranga yose ko yaragiye nabo bakinyi bakagenda abantu bakaba bagikomeza mu byumve noneho ababikoze aho kugira ngo bavuge bagire ubwenge bavuge bati reka twafashe ibyacu reka birangire APR ni umubyeyi dore yatwurije indege hari abari bazuriye ari ubwa mbere bagomba kuba imfura bakagenda bagaceceka bakomeje kubyigamba bakomeza gusenya bahari kubera ko batabanyuze mu ntoki urumva ntabwo ibyo bintu byari gushimisha izo mpande zindi zitabikoze cyangwa se zizi imvune zaho ayo mafaranga yavuye urazi yakomeza ntari ibindi wenda birajya dufite uwitwa Ntuza Ruhinda Rwego nanjye wenda uranze kugira ngo ahita akomeza aracyahari arahari hari akantu nshaka kumubaza niba yakumvishe Karenzi akavuga n'ahita akomerezaho hari akantu Karenzi yavuze ko hari bamwe mu bayobozi bayoboraga muri APR bafunze umwaka ngo n'igice yasuraga kabiri muri cyumweru uranze wakumvisha gukana yarabasuye ariko barafunguwe umwe yasubiye no mu mirimo ye yikorera muri military dukomeze murakoze fada sindirimbo ubonye ifoto nkoherereje kugira ngo urebe uburyo etameranye nabi na Sam Karenzi ubundi Sam Karenzi ntabwo yajyaga yemera ko umuntu ayobora yavuga ariko reba uwo mwana yarapostinze uyimpaye he kuri hano komeza ntabwo irangira okay nayibonye comparinga ngo wahawe ruswa ngo ni gute wacetsweho gushaka gutanga ruswa nisha kutagira aho ahurira na ruhago ngo wahamwe na Prometazine wo ngo ku ruhande wambaye ingofero niwe bita Eto urumva rero sasa Karenzi afite nyine we mu mutima we yumva ko Eto biri kuba byose ari ubiri inyuma kubera ko batakivugana Taifa yirirwa mu bimenaho amabombe Ikari wirirwa gatuka Eto Karenzi atigeze agira ikintu amuvuga ati nibura hagareka kandi ari umukozi we kandi ari umukozi we urumva rero ni imbaraga ziri kurwana reka dukomeze rukaka rohari ndahari brother ndahari twagiye okay jewe hari ibyo mbanza kurekadra gatoya nibwo mpamvu nari mvuze urambwa ati ndetse uriya mutoza wagiye ejo bundi amafaranga yahawe yari yasinye kontra y'imyaka 3 nyuma yaho akaba yarasinye ko hari ibikombe azatwara cyane niburi kinirwa mu Rwanda championnat icyamahoro n'ibindi nyuma yaho hasigaye nka jone nkenye murabyibuka abakurikirana umupira wo mu Rwanda murabizi baje kumujya ati kubona utazatwara igikombe kandi nazatwara igikombe na kimwe nibura azagera pardon azatwara championnat bazahita baseza kontra babahita bamwirukana nta mperekeza baza kumubure babona ko icyo gihe Sport yari barushanya amanota 2 baza kubidiriringa kubw'amahirwe abonye yatwaye ikombe cya champion pardon cy'amahoro
ikintu yakoze niki baramubwiye barambye ati none ntitwasiye kubona waretse tukaguha amafaranga y'umwaka umwe ukagenda none ubwo kurusha no kuzayabura icyo ngicyo no kureka niyo mpamvu rero ntabwo bamushyira amafaranga 3 ahubwo bamuhaye merekeza y'umwaka umwe icyo ngicyo tukiveho kuri ndiro rero za ntuza za bara abanyamakuru nibo ngewe njyaho barimo Karenzi nabara bose bari kare buri ari kare we baza kuri SK FM tari yabaho bakiri kuri Fine FM muri bya biganiro byabo bagira mu by'ukuri Rikari yari umuntu wakasaga APR mbere yaho nyuma harimo benshi barabakarenzi wabonaga asa we n'umuntu y'indyarya cyane utashaho yavuga ati ngafana Bugesera nyuma indyarya ninde Karenzi ura ni mbosi simwita izina gusa ni indyarya cyane ndetse Musa kwemera baga twiga hano no kwisanzura urakoze Karenzi n'umuntu w'indyarya cyane ku buryo uyu munsi ngo n'umuntu Bugesera ejo kumva araje avugiye baruhamya mboga na ba Paul ejo ati kipe yanga ni APR ejo akaza kajya hari ati kipe ibintu nk'ibyo ngibyo so ntumenye umusima mu wafite ariko reka nkubwire jamais reka nkubwire buretse gato bayikorera umuntu wamuvuga nabi buretse gato ndabigeraho haryo muri gutinya kuvuga nyamara kandi bigize kubihuza wijya kubihuza n'ubujyanye oya reka vuga ariko se waratumura kavuga bro reka vuge uko amuzi okay wenda Karenzi we ni ntanwe n'uryajya gusara ikindi kintu kiba kirimo nyuma ariko Karenzi akaba ari aba personnel yarasanzwe aziranyiraho muri APR kandi bakomeye cyane hora mwavuze kuri Mupenzi yari inshuti magara Mupenzi kuburyo hari n'amasoko yamuherezaga amufasha ngo mushakire abakinyi ko icyo gihe ari Mupenzi ni wari ufite wasa nk'umuntu wizewe mu gushakira APR abakinyi hafi imyaka myinshi uya n'umudira wo mu rwego rwo hejuru uzi kudiringa n'abakinyi ufite amacenga mu rwego hejuru nyuma rero cyaje kumukura muri APR cyagiye aza gufungwa ni mwabivuze cyagiye kuri affaire Kiyovu ibyo simbigarukaho ariko nyuma yaje gufungurwa icyaje kubejo undi n'igiki noneho sasa aho afande Karasira uriya Richard Azi avuye muri Marine bamuzanye muri APR bitewe na achievement yari yagize muri Marine afande Karasira ageze i Kigali yashatse gusa n'uhindura ibintu none uko APR imaze kwemererwa kugura abanyamahanga kutakoreshaga abanyamahanga none niho barabatipe bazamukiye mutapinga screen kuri TikTok please tap the screen bava muri za Kiyovu abandi babareyo usanga abasheri mu ntapinga screen kuri TikTok bisanzwe bizi neza rwose pe noneho barazi no batangiye kurekitira APR ni ikipe itagira iki igira amafaranga please tap the screen igira ifaranga ngira amakipe arusha amafaranga ni make wenda turekeye wenda nukwenda rimwe na defa ariko aramutse ari ikipe nyine ubwayo ifite amafaranga mu ntapingire kabisa thank you byonyine kuguha chance yo kubya ati dushakira umukinnyi nibwo bari asanze baraba Karenzi nibwo baraba Hanta bavuye muri Reyo muri Boka Hanta nkene y'abantu batandukanye buri muntu wese natapinge iyo utapinze bashaka abantu batandukanye please abantu batandukanye mutapingire rimwe ko ari umureyo muramuzi kuri radio TV10 ariho umuntu uvati ngo mu nda y'isi akaza kabomore bya rubahamya mboga na ba Paul nabande bose akabivuga no breaking amakuru ya Reyo byaratangaje babonye no ku ngoma ya afande Karasira ari uje noneho ari kuvugira APR eta major ati ndababwiye APR ejo ndira manura umukinnyi ibyo akabikora nakurya Karenzi mwibuke neza umukinnyi wose cyane barabu Nigeria no muri za Ghana bajya kuza hari Kigali kandi APR guys nkene ya marozes munkira nka marozes kuyo kubona umukinnyi wayo ataro itamuvuze byaga bigoye ariko Karenzi urazi breaking thank you so much munkire uturoza ku bantu babizi icyo gihe Karenzi ngo numutasi akaza akava ku kibuga cy'indege ko niwe baga wamuzanye please abantu batandukanye munkire nka marozes abandi mutapinga azindiro y'abantu bamuzanye ngaho ni waje kuyoza mu cyumba arakoze Imana gumugisha ngo cyumba kibana there's the follows nkene uturoza hehe hari Nyarutarama kuri hari hafi kuri golf murabyibuka yari gufotora uwo bitaga niba ari Cidebere niba ari giki niwo muntu waga bafotoye ko kiba cy'indege saa 9 z'ijoro ariho bakigera i Kigali kandi bagiye mu majipe ya gisirikare ariko kabafite mwijisho icyo gero Karenzi yagize bite ari n'abara bari kare nibwo atangiye apirigiye muri Tanzania bari kare bajyayo n'abari ganiro
bano banyamakuru bigize aba agent bose baragenda barabikora. Reka noneho sasa reka tujye kuri case noneho mu Misiri noneho. Bagiye kujya mu Misiri. Jesus. Guys, mutaping the screen. Bonera umukobwa namba bana umudamu simbizi ni Georgine na ura mudamu wundi wari wa kuri secretariat bari bashizwe kurekora amafaranga ariko alensi aba boss hejuru nibo bakoze ari amanyanga yose ariko nuko bayikoze gutyo aperi bari bakayipfunyiki bari habipfunyiki bari bupfunyiye abasi abantu zabakinyi bari mo bita Odibo Chiwana wa Debe nundi wundi ni benshi ariko abakaba barabaye mbere yabo ni barazanye babandi babanyanje ro ubu bayoze kwirukana nimero 9 ninde ni Mbaoma bari abura wo muri Cameroon ubwo mwaka ubanziza aho ngaho harimo nabara wo muri South Sudan ninde ni ono yako gusa nuko ari umusaza ariko yarazi gukina ninde harya wamunyibisa ninde wo muri suko reka ze nkomeze uwo mwaka rumaze gupfa gusa rero ku mwaka kabiri bagomba gukora nibura twebwe apere twavuye badukubise ibitego 6 reka nze none uyu mwaka tugiye kugira gute nibwo Gishare yavuze ati no kuvuna mwaka dupfiriye ubusa twaratanze n'ibifaranga byinshi nibwo yifashije bara bakarenzi yifashisha baeto yifati Eto yasanzwe arimo yifashisha bakarenzi bazana bari kare bari krita abantu z'abantu yarasozwe iby'ubu agent uyu urakoze arabazana bose arabifashisha nibwo twabonye Reyo ibomokeramo tubona n'abandi bose babomokeramo abantu bose bahinduka ikigali aperi ba aperi ikirongi amamodoka arabyiganaga kugizwe none batakijya no modoka zikabajyana moto kuko abantu babaye benshi bashaka mwizo ndonye nibwo rikari wakasaga aperi nibwo biganiro kasaga aperi batangiye ku ruhande rwa aperi reka tugere mu Misiri rero mu Misiri wakwibaza uti rikari yari yagiye gukora iki ariko se umwataping the screen bro esa garutse aperi maze kuvamo byagenze bite reka none muri aperi babone ko ibintu biri guhomba amagambo abaye menshi uwo bita Taifa Bruno muri Amerika atangiye ku breaking inkura bati nyamara bino bintu birimo amanyanga birimeze gutya afande Karasira ko ibintu bitashoboka ntibibaho nibwo aho bita ba mupenzi yote batangiye baravuga nabo uwo bita mutangazaje kuri Isibo atangiye nabavuga amakuru mujya mu yandani y'imbere mu byukuri ibintu bitari byo biri gukorwa muri aperi nabara abasirikare muri aperi nabo bibonye nyamara ibintu bishobora kuba ari byo nibwo batangiye kugenda runono aribwo batangiye kugenda runono nibwo Georgina isagira gute ahungira hanze kumbinu z'abasirikare ukuntu bamugaruye ibyo ni inkuru ibara uwariraye uwo ni Georgina wayibara reka tugere no kuri rikari noneho sasa babantu bose bakoranaga na afande Karasira bamaze kuzana afande Deo bakoranaga na Richard Karasira bose bakubita umweyo barabajyana amakuru mfite kandi atariho n'ivumbi nuko abantu bakoranaga na afande Karasira bose abenshi 80% bagiye kubaha guys stop the screen tapping the screen mu gisika murayumva nuko nyuma ko babaza ibyo babaza cyangwa se babona ariko bako bakekaho bajya muri discipline ya gisirikare ntihajye umuntu yimbaza none iki cyaje kuba nibwo rikare Karenzi nibwo niba mwo kwikena amakuru kuri Karenzi nibwo Karenzi yatangiye kurengera abandi irira shamba byari nyuma ya Rayon Sport namubyibuka avuye kuri aperi directeur Maisa atangiye kujya mu ishamba ry'abara basaza bari bashaka guhirika iyi Rayon Sport rikari nawe wewe yasanzwe aba muri ibyo shamba n'ubundi barimo biganiro yamaze guhunga rigende anako agiye kwiga amaze kugerayo atangira kurekura imiriro y'ibintu byari hagamo hariye atangiye kuyirekura ibintu bitangiye kuba kaduruvaye nibwo noneho sasa bamaze kubirukana bose abandi bose bamaze kubara ya mbehe yo muri aperi nibwo bari karatanga ati ngo ni ibicupuri uwo bazanye ucyatura ni igicupuri waturiya ni igicupuri uriya ni igicupuri nibwo wasanze noneho sasa ariko hari umunyamakuru tutavuze witwa Regis Muramira yari yamaze gushwana nande na Karenzi biturutse ku muhungu witwa Eme nibizi hari ibyo batumvikanagaho hakubitira mu rikari nawe n'ubundi aza muri icyo kibazo n'ubutiku bwinshi murambara kubivuga kuko turika vugu wowe nturye indi bivuga ibintu mazina yabi
Uretse wacecetse gato reka twumve uranzi kuri buze kumucaringa kuza gukurikira wakwihanganye. Urakoze kabisa. Uravuze? Aya makuru arizewe. Reka twumve. Ayizewe naya ubwo ngubwo ntacyo bitwaye. Okay guys, 3 roses. Noneho 3 roses, uturoza. Yatangiye kwaka umuriro. Uturoza dutatu. Bahanagajwe muri ribu. TikTok amaroza atatu please. Karenzi barimo muramira ibintu basa nabi bigenje bigenda. I need the 3 roses people. Bigejejwe gake batangira ko riperereza. Yewe sirimwe babahamagaye bari kari sina kabiri barimo nabarugaje. Abantu bafite amaroza. Kuko amanyanga ari yamaze kugaragara kuko ujye kora muri hotel zo muri Misiri ukareba amafaranga asohotse muri aperi. Yewe hari n'intumwa cyane bari umusinga cyane n'iki Mustafa muri aperi wagiye ajya muri Misiri ajya kwa mahoteli baryamyemo ajya ku ibyo bariye ajya kureba iki byose asanga mu byukuri bara batipe nta kintu bigeze nta rumiya bigeze bava ku mifuka yabo ahubwo yavuye kuri konte zande za aperi. Niryo zunguzungu irimo kuko nibingibi mubona gutyo nuko batwaye rikari bagatwara rigani. Iri gutangaza ko na Karenzi nawe bizamugeraho n'undi wese waba ari janse muri icyo kintu kitwigura n'igurisha kuko habagamo gupfunyikira bitugukwaha cyane cyane abanyamakuru. Aribyo mwabonye ejo Karenzi yavuze ati mu kiganiro yavuze ati rikari wakwemeye ukagenda ukabazwa ko ari igihe gito ugataha cyangwa se ukakurikiranwa bitewe n'impamvu ngo ababyumva mwarabyumvise. Gusa icyo nasoza bakabwira twe kujija twe tugiye gutanga ngo bimeze bitya bizagenda bitya zandeuke twaba twihuse twaba tunibeshe kuko inzego za gisirikare zituryo zikora iperereza zituryo zarikoze kandi ntabwo birashyirwa hanze ariko nkako turi hanze tubibona twanabibonye kuva kare. Ukareba tweet za Karenzi ukareba tweet za Rikari ukareba ibintu byatangiye aho byatangiye naho bigeze. S'il vous plaît hano muri aperi birarura ariko bigiye kubiki bigiye gushyirwaho iherezo ryuko buri muntu wese yumvaga ko yajya muri aperi agatanga umukinnyi. Nibyo byasenyereyo aho umukinnyi abanyamakuru bagenda bagatanga iki umukinnyi ngo fata uwanjye wakwanga bakamugira ishyamba ejo akaba gicibwa ejo bakaza n'undi uwo batagize nabyo biri gusatura uyu munsi. Nibyo rero ako kajagari kagiye kurangira byanze bikunze gahitanye benshi umweyo uracyakuburwa ariko mu mboni zanjye na Karenzi byanze bikunze ari busohoke kandi afite byabazwa. Urakoze cyane. Thank you. Mwaretse mwongera akantu gato ka Karenzi. Mwaretse mwongera akantu gato no kuvuga ngo ikibazo ahantu kiri no kuvuga ngo n'ahantu Karenzi azagarukiramo bivugwa ko Karenzi akoresha rikari kata kaperi ubuyobozi buriho bushyashya kubera ko bamaze kwirukanwa nabi bikaba n'ibyo bintu bishobora gukomeza case ya rikari kuko rikari nta munsi asiba kuvuga ngo ubuyobozi bwa peri buriho bugomba kuvaho ntacyo bumaze ngo abakinyi baguzwe ngo miliyari ntacyo bamaze. Ubwo rero bikavugwa ko akoreshwa na boss we Karenzi kuko bose bamaze gukurwa muri aperi burundu kugira ngo bayatake basebye. Nicyo kintu rero kigaragaza ko na Karenzi ari maho hagati nawe iyo aketi igomba kumugeraho. Murakoze. Njyewe Karenzi Kemini sinzi impamvu Karenzi mu kuvuga muri ibi bintu muri uku kwiriza bro sinzi impamvu ndi kumva Karenzi muri ibi bintu byo kwiriza no gushaka kwataka no kwerekana ariko Godfather anyway ibi bintu mujye mukora space y'ibintu bya football ibuza hari ibintu byinshi ngiye namenyamo ariko ndakumenyesha ko uriya kuba umuntu yavuga ikipe neza kubera ko imuhemba nimba nta kosa ririmo. Hano hari ikintu ahubwo ahantu riba ni igihe ya kipe ikurekuye ahubwo wowe ugatangira kuyisebya ku bushake. Urabona ko Karenzi kandi ari byo bakora benshi. Urumva rero icyo ndi kuvuga nuko ari umuntu wari muravuga ngo n'ubujyajya ariko umuntu wese n'ubundi ukwishyura ntabwo wamuvuga nabi. So icyo ndi kuvuga rero mu makosa aba yarabayemo abazakurikiranwa kandi ari nabyo kuvuga ngo nitugira amahirwe muri APR kuko rero nimukayirenganya n'amafaranga bifite n'abantu ntiba yarabishyuye muri abatunzi toroshi mu bantu bazana abakinnyi navuze ni mu 2000 bazafunga buri muntu wese. Mutapping the screen please, mutapping the screen kuri TikTok.
Godfather Kemini kararangije narangije yeah, okay. Urazi twagiye Godfather urumva kintu kiba gihari. Guys, stop the screen baradukubira kabiri. Mu Rwanda bamaze kumenya ko abantu bakurikira radio cyane hari mu bujiji bwinshi kandi nako abayobozi bayobora cyane cyane amakipe ku buryo umunyamakuru yifata akayoborera ikipe kuri radio akavuga ati ngiye ikipe ngomba kwijyana mu mukinnyi byanze bikunze kandi bikava kubera ko abayobozi b'aya makipe intellectuel yabo iri hasi cyane kuko ntabwo numva ukuntu umunyamakuru urumva ngiye ikintu Kaminike yaravuze cyo kuba waha umuntu amafaranga ndacyemera pe akakuvuga neza ariko ikibazo kihaba cyuko umwe avugira uyaha bamwe noneho abandi ahubwo bikamera nk'aho ari ishyamba. Urumva sinzi Kaminike ngira ngo warabizi nk'ubu ngubu ushobora guha umunyamakuru kuri radio Rwanda amafaranga akajya kuvuga neza uwo kuri urazi ntabwo ujya wumva ko hari n'igihe bashwana kuri radio kubera ko umwe arimo guys stop the screen mu tapping the screen kubera ko azi icyo akuramo undi noneho kuri radio bikarangira bashwanye. Ni icyo ngicyo kiba cyuzuye naho aya mafaranga kubera ko yaragiye yishyura umuntu umwe I need the 3 roses uburoza bubiri bikabaho naho babwiraga niho eme na ntuza na muramira bashwana kuki kuri izo nyungu eme yari afite muri reyo noneho babaki kuri Fine FM babaki kuri